byari ibyishimo, twongere tuwifuze, abatabufite twongere tubusabe kuko ni isezerano ryacu n'abana bacu. Byasaga neza cyane. Hari umuririmbyi waririmbye ngo Mwuka wera niyo mababa azazamura abera, ni wowe mbaraga izazamura abera. Twongere tuwukunde, tuwifuze, nta handi uva, ni impano ya Kristo. Twihane ibyaha, tubireke, tubizinukwe rwose, tumwemerere atwuzuza umwuka wera. Byasaga neza kubona abakobwa buzuye umwuka wera bavuye mu mazi, kubona abamama buzuye umwuka wera bavuye mu mazi. Byari binejeje. Twongere twifuza imbaraga y'umwuka wera muri ibi bihe bigoye, niwe utubashisha. Muri ibi bihe bisa n'ibiruhije, niwe ushobora kutubashisha tukabinesha. Byari umunezero, byari ibyishimo byinshi kubona ababatijwe buzura umwuka wera. Ibi bintu ubundi niko byakagombye, kuko umubatizo wa Yohana n'uw'amazi nk'uko twabyumvise, ariko umubatizo Kristo atanga ni umubatizo w'umwuka wera. Biba byiza rero iyo ubatijwe uyu nguyu ugahamya neza ko ubambanywe na Kristo, uzukanye nawe, kuko nawe akaguha izo mbaraga z'umwuka wera. Biranejeje, birashimishije kubona abana batoya bumva iki kintu, ukabona abakuru, abakuze. Byanaryoheye cyane kubona harimo abakecuru, harimo abasaza. Ni byiza kwinika mu mazi, bivuze nko guhamba ukongera ukazamuka uri muzima, kuzamura. Nicyo kintu hano mu Baroma bihishura, aravuga ngo nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Twongeye kubasuhuza abakunzi b'ijwi ry'umukwe. Amahoro Kristo atanga n'urukundo rwe rwinshi bivuye muri mwebwe bigwiriye rwose. Ijwi ry'umukwe kuko tumaze kubimenyera, tubizi, ariko ushobora kuba uri mushyashya uhageze bwa mbere. Reka tugusobanurire. Ijwi ry'umukwe ni umuyoboro mwiza Kristo yaduhaye kugira ngo umugeni wa Kristo, kuko umugeni ni itorero, Kristo niwe mukwe, kugira ngo umugeni wa Kristo ahantu hose ari abe yejejwe, nta kizinga, nta n'umunkanyari, nta kwandura cyangwa se kwanduzwa, kugira ngo umukwe ataza akazamusiga. Ni uburyo bwiza Imana dushyiriyeho rero budufasha guhora twezwa, twitunganya nk'abageni ba Kristo, haba mu ndirimbo, mu nyigisho z'ijambo ry'Imana, haba mu buhamya bukomeza abagenzi. Ni byiza ko tubikurikira, ubwo buryo bwose tunyuramo byawutunganya rwose. Bahaye ikaze rero, ngiye turi kumwe na Anita Ishimwe, dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya nanone. Aha turi rero ni mu mubatizo, turi kubibona ni mu mubatizo, ni hano ku Kinyinya, umubatizo, umuhango wera w'itorero. Kristo yawuvuzeho byinshi, abantu batawumva sinzi, batawemera simbizi, ariko umubatizo n'umuhango wera ushushanya byinshi. Nkuko tubibona mu Byakozwe n'Intumwa ibice 19:3, turavuga ngo arababaza ati mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Nanone mu Baroma haravuga ngo nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ibi turi kubona bafata umuntu bakamubatiza,
bakora ikimenyetso cyo kukwinika mu mazi, bivuze nko guhamba ukongera ukazamuka uri muzima akakuzamura. Nicyo kintu hano mu Baroma bihishura, aravuga ngo nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, ayo nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Uyu ni umuhango wera bishushanya kuba uhambanywe na za kamere zose na bya byaha byose kubw'umubatizo ukazukana na Kristo. N'umuhango wera biranejeje, birashimishije kubona abana batoya bumva iki kintu, ukabona abakuru, abakuze. Byanryoheye cyane kubona harimo abakecuru, harimo abasaza. Ni byiza. Uyu muhango wera ni mwiza, n'igishushanyo mu by'ukuri. Aya mazi siyo avanaho ibyaha, aya mazi turi kubona siyo amugira uwera, aya mazi si amugira umugeni wa Kristo, ariko ni igishushanyo, ni uguhamya neza ko ahambanywe na Kristo, azukanye nawe. Ni byiza, biranejeje. Imana izabakomereza amaboko. Ni mu Byakozwe n'Intumwa 13:24, haravuga ngo Yohana amubanjirije ataraza yigisha ubwoko bw'Abisirayeli bwose by'umubatizo wo kwihana. Uwo yari yarigishijwe inzira y'Umwami Yesu, yagiraga umwete mwinshi wo mu mutima avuga ibya Yesu kandi abyigisha neza, ariko yari azi umubatizo wa Yohana gusa. Mu by'ukuri uyu mubatizo ni ikimenyetso, umuhango wera wo guhamiriza ko ubambanywe na Kristo, usizeho bya byaha byose, uzutse uri umuntu mushya. Twe kwizera amazi, twe kwizera iki kindi, ahubwo twizeye Kristo uvanaho ibyaha. Byari umunezero, byari ibyishimo byinshi kubona ababatijwe buzura umwuka wera. Ibi bintu ubundi niko byakagombye, kuko umubatizo wa Yohana n'uw'amazi nk'uko twabyumvise, ariko umubatizo Kristo atanga ni umubatizo w'umwuka wera. Biba byiza rero iyo ubatijwe uyu nguyu ugahamya neza ko ubambanywe na Kristo, uzukanye nawe, kuko nawe akaguha izo mbaraga z'umwuka wera. Byari byiza, umubare utari mukeya wabatijwe mu mbaraga z'umwuka wera. Byari ibyishimo, twongere tuwifuze. Abatawufite twongere tuwusabe, kuko ni isezerano ryacu n'abana bacu. Byasaga neza cyane. Hari umuririmbyi waririmbye ngo mwuka wera niyo mababa azazamura abera, ni wowe mbaraga izazamura abera. Twongere tuwukunde, tuwifuze, nta handi uva. Ni impano ya Kristo. Twihane ibyaha, tubireke, tubizinukwe rwose, tumwemerere atwuzuza umwuka wera. Byasaga neza kubona abakobwa buzuye umwuka wera bavuye mu mazi, kubona abamama buzuye umwuka wera bavuye mu mazi. Byari binejeje. Twongere twifuza imbaraga y'umwuka wera muri ibi bihe bigoye. Niwe utubashisha muri ibi bihe bisa n'ibiruhije, niwe ushobora kutubashisha tukabinesha. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Birashoboka ko waba mu itorero wigisha neza, uvuga ibintu byiza rwose, ariko uzi umubatizo wa Yohana gusa. Biradukwiriye ko tumenya n'umubatizo wa Kristo ari wo w'umwuka wera. Aribyo turi kubona hano, bisa neza, binejeje. Uyu ni umugisha ku itorero. Kubana n'umuntu wuzuye umwuka wera ntako bisa, kuko ni imbaraga ibashisha uwizera gushobora ibyo adashobora. Twongere dukunde umwuka wera, abatamufite tumusabe, kandi n'abamufite twirinde kumurakaza, kuko umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye ko uyobowe n'umubiri wawe, umwinginge ngo agaruke. Hari ubwo waba warageze mu bihe, ukaba mu bihe bitamunezeza akigendera, ariko n'imbaraga ukwiriye kuba ufite, ukwiriye kugira nk'umukristo, wongera umusaba agaruke. Munyemerere dusenge. Uri Imana nziza, Imana ikomeye, Imana y'urukundo, Imana umukiza wacu, umuremyi wa byose, inshuti yacu ya bugufi.
tugushimiye kwera kwawe kwiza, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye. Ntubihimbarizwe, himbarizwe kunesha kwawe. Nta wera nkawe, nta wadukunda nkawe. Mu rukundo rwawe harimo kuduha ubugingo. Niyo mpamvu aba bene data wabashishije guhitamo aya mahitamo meza, bakaba bemeye kugera ikirenge mu cyawe, bakaba bemeye gusiga ibyabanezezaga ariko bikonona ubugingo. Reka ubateze intambwe idasanzwe, ubarinde gucogora. Natwe twese utugirire neza rwose, ari abageze ikirenge mu cyawe, ari ababigambiriye ubu ngubu. Mu izina rya Yesu dukomereza amaboko kuko uri Uwiteka. Utwuzuza umwuka wawe wera mwinshi, utwuzuza umwuka wawe wera mwinshi, utwuzuza umwuka wawe wera mwinshi. Niwe ukwiriye kubana natwe muri ibi bihe, turamukeneye. Muri iyi si y'umwijima, muri iyi si iyoberanye, nutwuzuza umwuka wawe wera. Umubatizo wa Yohana gusa ntukwiriye, umubatizo wa Yohana gusa ntukwiriye, kuko uyu mwuka wera nizo mbaraga zizatuzamura, nirwo rurimi rwumvikana mu ijuru. Nutwuzuza umwuka wera, abaririmbyi baririmbe buzuye umwuka wera, abanyamasengesho bagusenge buzuye umwuka wera, abavuga butumwa bavuga ariko buzuye umwuka wera. Tugirire neza, tugirire neza. Uri Imana utanga utimana, turakwinginze. Tugize iki cyifuzo, utwuzuza imbaraga z'umwuka wera zose tubasha guhangana n'ibi bihe biyoberanye. Ngaho nubane natwe rero, uha umugisha ureba iki kiganiro, uha umugisha ugize icyifuzo, kandi dukomeze Mwami mu ntambwe hirya no hino zitandukanye. Twe ntabwo twamenya icyifuzo umuntu agize, ariko uri Imana ibishoboye iriya mu mitima. Wifuje kuzura umwuka wera, umwuzuze kuko uri uwera. Ngaho komeza uganze, imbaraga zawe zitwuzure. Mu izina rya Yesu urakoze. Amen, amen.